naje guteretswa n'umunyururu twari dufunganwe najyaga ninjiriza urumogi narabifusobanuye mvuga hose nagiye nduhisha mbivuga neza twasoje ngeze ku kantu umunyururu yashatse kunyinjiza mu butinganyi nafunzwe zira kwiba ariko ngeze muri gereza abari bwo niba kugeza ubwo nibye na gereza ariko ko kantu bakumva ndakumva cyane wa munyururu kuko yari umufite ijambo muri gereza atinywa yubahwa avuga rikijyana muri gereza akagenda kanzanira inyama nziza nini nanjye nkerya nishimye agira ngo nkuko ubona ndakana muri gereza bagitaga toto twaranyura 600 nge mwana wari urimo yawe amatelefone muhabwa n'ibyo biryo namwe murya n'izo nyama n'izo nkoko mwitonde bitaba ari ibyo muzishyura kuko haba hari igihe muzabyishyura ari ibyo bari bazabyishyura sinibuka ku munsi wa mufungwa araza ahagarara aho urumva we ahagaze igituza cye cyari kiringaniye nanjye ndyamye kuri ka kantu ko hagati aranganiza ariko akajya nk'utuntu tudasanzwe uburyo ncokoza ku mubiri nkora ahantu hatari ngombwa ambwira ati toto urabizi ko ngukunda ambwira utugambo twinshi twiza nk'utw'umuteretse umukobwa tw'urukundo rwose twese tw'urukundo ati urabona ko nta kintu ujya ubura nta kintu nagukorera ati none nagira ngo buriya nanjye rwose nagira ngo umbere umugore. Icyumba cy'ibitekerezo TV aho tuganira ku iyobokamana ubuzima inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Reka dutangire ikiganiro cyacu dusuhuza abadukurikiye bose aho baherereye. Iyi ni Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo TV mukurikiye muri uyu mwanya, ariko ntabwo tujya duhwema kubabwira ko hari na channel yitwa Emma Talks. Iyo ngiyo ikaba ari channel yigisha ibintu byo gucuranga kandi abantu benshi bakunze kubyiga bakabimenya kubera amasomo meza cyane atambuka kuri Emma Talks. Ngira ngo murabizi ko umuziki muri minsi urimo gutanga ikintu cyitwa amafaranga meza cyane. Rero turabasuhuje kandi reka nanabashimira rwose kubera ko mujya muri comment mukatwandikira mukatubwira ibyo mwifuza mukanatubwira to twagiye dutana ndetse naho Ziraziritse agira gutya kambeshya naho mujya ntabwo njya mbeshya Manuel ari kumbeshya cyangwa se naho mukritika nanjye ndabyemera mukavuga amatari ko umunyamakuru ndarakijijwe ko twumva avuga nk'umuntu udakijijwe. Wasubiza ngo ikize nge nsubiza ko nyijijwe cyane kurenza n'ibikenewe. Reka ta cyane ukijijwe kurenza ibikenewe wageze ku musaraba warenze umusaraba. Ntabwo ari wundi wawurenze warawurenze niba ukijijwe kurenza ibikenewe warawurenze. Icyabiteye cyane ni ibinyoma nsigaye mbona mu madini nibyo byanteye kuvuga ko ibintu bavuga mbamba n'ababeshyera Imana yose nyakanira hari iranakora yewe turanavugana inkorana n'ibintu byiza, ariko ibyo muri amadini bayivugaho baba bayibeshya. Ariko umwuka wera niwo bigisha abantu babo barabigi abandi ucira imanza rero ngo babivuga nabi abo mu idini rero ngezeyo hano idini se nta mwuka wera ubamo bambwira ibintu najya kureba muri Bibiliya ngasanga ibyo bavuze ntabwo bigendana. Aho rero reka duhita twebwe twikomereza. Uyu ni umwanya tugiye kuganira ariko ntabwo turi buze kujya muri Bibiliya cyane kubera ko uyu n'undi mwanya noneho ugendanye n'ibintu by'ubuhamya. Ariko nanone reka mbanze mbibutse ko ubuhamya buba burimo gutangwa hano aba ari ubuhamya bwo kugira ngo umuntu ababwire aho Imana yamukuye, ababwire imbaraga z'Imana, ababwire n'iby'Imana yamukoreye naho yamukuye kugira ngo namwe murusheho gukomeza kumva imbaraga z'Imana. Ariko ibisinye mbisobanura reka ahubwo mpite nakira Ziraziritse ariko nanone musuhuza we yambwiye ko atari ngombwa kumusuhuza ngo abameze neza buri gihe cyose. Ubwo rero niba ameze neza ariko rero heze kumera neza bakutansuhuza ndagusuhuje none ndakwikirije ariko ngusuhuje kubera ko bintegetse ariko ngo kabya ntacyo ndakwikirije kandi urakoze kunsuhuza. Nta gahunda nafite yo gusuhuza isawa nafite gahunda yo kuguha umwanya gusa wowe hanyuma bose ndabyakira. Okay hanyuma rero ndagira ngo ufashe abadukurikiye utangire wowe mbere yuko uduha ubuhamya utangire utubwira niye mpamvu wahisemo kujya utanga ubuhamya. Abantu batabyumva bakagira ngo wenda burimo kwivuga gusa uri kugira gute, intego yawe ni yihe yo gutanga ubuhamya? Imwe gusa ikomeye ni ukugira ngo abadukurikire bamenye ko Imana igikora, Imana itanga agakiza, abameze nk'uko nari imeze bizere ko ari imbaraga zahabakura kuko nifuza ko bahava. Banyumva neza? Ndakumva. Kandi byose ibintu byemewe n'ijambo ry'Imana, byemewe na Bibiliya gutanga ubuhamya. Ko nk'uko watangiye bivuga ubuhamya bundi bugirwa n'ibice bitatu.
uko wari umeze, uko wahindutse, uko umeze ubu. Kubera ko dukoresha iminota mike ari ibintu byamara igihe, turabivuga tukazakomeza. Intego icyatumye ntangomye wacyumvise ni ukugira ngo mbwire abantu ko imbaraga z'Imana zigikora, Kristo agikora, kandi ndushaho kubwira abameze nk'uko nari meze ko imbaraga z'Imana zari zahabakuza. Mbese ubuhamya bwanjye ni ukubwiriza, ni ukwigisha, ni ivugabutumwa. Hanyuma ngira ngo turakomeje, ubwo nyine twatadukomeza kubera ko ubushize twari twaganiriye ngo tunabwira abantu basubira inyuma bajye kureba bareba aho twacumbikiye. Yego, aha rero twari twavuze ko tuzakomerezaho ku kindi gice kindi, niyo mpamvu uyu munsi twagarutse kugira ngo noneho ukomeze. Ariko ntabwo ndavuga ntabwiye abadukurikiye bwa mbere amagambo nubatseho antera kuvuga ibi ngibi mu ijambo ry'Imana. Ndasoma gusa mpite ndekera urwandiko rwa mbere Pawulo n'ikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12 kugera ku hariya hafi haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ngo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kumutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo ko ngiye mvamo n'umujura n'ibindi, ariko narababariwe uko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kazagira abandi nabi nibyo nakoze mu bujiji, kandi ubu narajijutse ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo birirwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwimiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Isaho sinabandi kubwira uwabo wa kabiri cyane, muri bo ni njyewe imbere. Ndavuga ibyanjye by'abandi simbizi, ariko birashoboka ko kubica no icyumba cy'ibitekerezo na Ziraziritse TV birashoboka ko twabonamo n'uwabo wa kabiri. Yego, mu bo Kristo yaje gukiza. Dukomeze rero, bushe twacumbikiye, ngira ngo nibutse ngaruka inyuma gato nyine twibutsa abantu. Twacusubitse maze kuvuga uburyo nakoze ibibi kuruta ibyo nakoze mfunzwe ngeze muri gereza. Nasomye ijambo rivuga ngo nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano, haranumvise wakoresheje iryo jambo mu kindi kiganiro cyawe wenyine, nawe ni byiza ngo ubupfu bwe ntibwamushiramo. Nafunzwe nzira kwiba, ariko ngeze muri gereza aba aribwo niba kugeza ubwo nibye na gereza. Ariko ako kantu bakumva, ndakumva cyane. Ndakumva ariko biganzire nanjye nabikoze ngiye ngo n'abantu ngo bamye barabwumvishe, abatarabwumvishe bajye kuri izo. Ibaza umuntu wafunzwe azira kwiba, akiba na gereza afungiwemo. Hanyuma rero navuze uburyo naje guteretwa n'umunyururu twari dufunganwe, najyaga ninjiriza urumogi. Narabisobanuye vuga hose, nagiye nduhisha bivuga neza. Twasoje ngeze ku kantu umunyururu yashatse kunyinjiza mu butinganyi. Naho twasoreje. Yego, anwe naho ngaho rwose nakoze ibintu byinshi mu bujiji ntarizera, kandi byose nabikoraga ndi free numva nkeye, kuko urya umunyabyaha akora ibintu yumva ari byo nyine. Burya ubona umwana muto ashaka gutamira nk'urwembe, wababona ruryoshye. Yego, wabona ruryoshye. Burya ntimuzarenganye n'abantu mwese ugira ngo nta muntu unezezwa no kurara muri rigori, ariko uzi ko buriya umujura abantu bamukubita bashishikaye baseka bagira gute, ariko burya we aba yifuza icyamurengera. Yego, burya nubwo aba yibye ariko yifuza ikintu cyamurengera, kandi burya arababara. Burya umujura arababara cyane, burya umujura aranataka cyane, burya umujura ni umuntu, burya ava n'amaraso. None se umuntu nk'abandi burya ntabwo byashimisha. Rero ntabwo ni ibintu umuntu akora mu bujiji atarizera. Kandi iyo umuntu agiye kwiba aba afite icyizere ko atari bufatwe. Kandi njya mvuga ngo abarokore mu nsengero bagize kwizera nk'uko abajura. Abajura nibo ba mbere bagira kwizera mu isi. Hari n'abafite ukurenzeho na Yesu, bika ko Yesu arabwira ati muramutse mugize ukungana gutya. Kugira ingero rero bibaho. Yesu nawe yarikanze asanga badafite n'akantu gato yagereranije, nk'akabuto ka sinapi. Kandi bavuga ngo ako kantu ntabwo ngo ijisho ripfa kukabona, ngo akabonwa n'ibyuma gusa za mikorosikopi, ukuntu aba ari gatoya. Urumva nanjye mvuze n'abarokore ntabwo ari bose harafite kwizera kwemewe kuruta n'akariya kabuto, ariko n'utagira na guke kandi arabakuze. Nta wagira akaruta kariya kabuto. Barahari ngenda kugira kungana n'uruto rwavuga. Ubu se wabwira inzu ngo yimuke ikimuka? Ibi bibaye ngombwa ko yimuka nayibwira yanimuka. Ngayibwire iyanjye yimukira iki? Okay, yimukira iki? Yimuka ijyaga byiza cyane. Ari ngombwa ko yimuka nayibwira, ariko iyi si ngombwa ko yimuka. Nta mpamvu yimuka igihe se habaye iki kubera. Ntabwo ni ngombwa. Niba nabwira indwara ngo kira kuko umuntu arwaye, iyo nzu nayibwira. Niba mbishaka urashaka kwijya ahantu uko urashaka kwijya mu ushaka kwegera hejuru, cyangwa ushaka kujya mu Burusiya, ushaka kwegera hejuru gato ikaba etage. Ariko barwere katwikomereza ubuhamya. Hanyuma rero ndashimira Kristo nkuko nabivuze. Iyo tuganira ntimuturenganye, turanaseka turanaganira ko ni ikiganiro cyane.
tuba tuganira. Hanyuma rero ndashimira Kristo wambashishije n'ukuri ahabwa icyoro mwami wanjye, watekereje ko ndo kwizerwa, nta muntu wanyizeraga muri ibyo bihe, nanjye sinizeraga. Ibaze muri gereza rero haje kubamo umunyururu, umufungwa, nkoresha mu mufungwa ngira amahirwe njye mbyibuka. Ariko iki gihe twavugaga abanyururu nta kibazo byose, se ko ari amazina yabo hari icyo bitwaye. Arankunda, arambengukwa, ariko mfungwa ibyo tuganye ntabyo nari nzi, sinari nzi ko bibaho. Naciye mu binyanga byinshi ariko ntabwo nari nkizi. Reka ngeze muri gereza rero nabwo ko hari amezi namaze mbere batari banyizera muri gereza, nyuma baje kunyizera barandibira, nakuye ko nagiye n'iwacu kabiri mu rugo iwacu. Impamvu mvuga ibi ngibi nuko imiryango yanjye irahari, na mama aracyariho, n'abakuru banjye n'abashiki banjye barahari. Nagiye muri iwacu kabiri nambaye iroza, na data yarakiriho. Bataranyizera ndimo ndani nambika amapingu, tuyakwahira ubwatsi bw'amatungo ya gereza tukambika amapingu. Umunyururu yaje kumbenguka, arankunda, noneho akajya amfata neza. Hari umuntu twigeze umupastori wari muri ADPR kuduha ibiryo, umupadiri waduhaye inka, yaje gusomamo misa, umupastori waduhaye umuceri bakabidutekera. Wa munyururu kuko yari umufite ijambo muri gereza, atinywa, yubahwa, avuga rikijyana muri gereza. Akagenda kanzanira inyama nziza nini, nanjye nkerya nishimye, nkagira ngo nuko ubona ndakana. Muri gereza banyitaga Toto, twaranyura 600, njye mwana wari urimo. Ati Toto, ati nguzari nkari nabagaho neza. Hari n'ibintu twajya twitekeraga bitaga ngo ni ikinevure. Abantu bagiye hanze ku ikipe bakinjiza karoti, udutunguru, biki n'ibiryo baduhaye bishi byagura amavuta menshi, tugomba kubicamutsa amavuta akagabanyuka tukayamena. Nkirira umunyururu akamba ibiryo umufungo mugenzi wanjye, nkirira agwana za nyama, inyama narazi n'umuceri. Leta yaduhaga igikoma ariko kitarimo isukari mu gitondo, ariko isukari igacuruzwamo ndani. Akashyiramo isukari mu gikoma kanzanira nkanywa. Muvandi yaragufashe neza cyane, reka kubwira. Ariko ibyo ubutinganyi maze gufungwa nabonye ko bikorwa, kuko habaga umunyururu bizwo kanaka n'umugore wa naka, bari barimo rwose, kandi bakabana nk'umugore n'umugabo pe, mu buzima, mu kuvugana, mu kuganira, mu guteka bya biryo, ubona ari umugore n'umugabo rwose. Bakagera kuryama tureba n'ibyo bakora bakabikora tureba, cyangwa hari ukuntu ahantu bitaga ngo ni mwishato, akantu k'umuntu araramo, hari ukuntu bwo ufite nk'ikintu gikingirizaho imbere, ikiringiti cyangwa ikoti cyangwa igiti kindi wazanye, byubaka bagashyiraho n'imifuka cyayi rwose bikinze pe, hakaba ubimanura ko utabimanura. Urabyumva neza? Bizwe ngo naka n'umugore wa naka. Rero rwose nararagamo hagati, habaga hari hasi habanza no hagati no hejuru cyane. Ngena umunyururu wari uncumbikiye witwaga Kimana, abantu baramuzi banye muri wacu, wari wa Kibari, twari dufunganwe, yapfuye mu minsi yashize. Ni wari uncumbikiye ntarabona ahanjye ubwo kuhabona nuko hari nk'umunyururu utaha, kuko inzu yari yuzuye. Utabonye ugucumbikira wari ukurara hasi ku isima bahitaga kwigana kugeza igihe abone kutaha, hanyuma nawe ukareba cyangwa upfa cyane. Nta bundi buryo. Batari ibyo ni hasi ku isima bahitaga kwigana. Byari bigoye rero. Kimana yarancumbikiye, turana kumbaho ze ebyiri. Umunsi umwe rero sinibuka umunsi, wa mufungwa araza ahagarara aho urumva we ahagaze, igituza cye cyari kiringaniye nanjye ndyamye kuri ka kantu ko hagati. Araganiza ariko akajya nk'utuntu tudasanzwe, uburyo ncokoza ku mubiri, nkora ahantu hatari ngombwa. Ambwira ati Toto, urabizi ko ngukunda. Ambwira utugambo twinshi twiza nk'utw'umuntu uteretse umukobwa, tw'urukundo rwose, twese tw'urukundo. Ati urabona ko nta kintu ujya ubura, nta kintu nagukorera. Ati none nagira ngo buriya nanjye rwose nagira ngo umbere umugore rwose. Icyo gihe harimo terime yitwaga guforoma, babyitaga guforoma, nanjye njye nguforoma. Rero ararimbwira, reka nkubwire, ndashimira Kristo wandinze icyo kintu, kuko sinjye nubwo ntari njijijwe, nari umupagane wa nyawe, ariko Imana niyo mpaye imbaraga zo kurira icyo kintu. Kuko umva ko naryaga ibiryo ariko nzishyura, nanywaga igikoma ariko nzishyura, kandi aha nkigisha n'abandi bashaho, bakobwa banjye, bashiki banjye, bana banjye, yawe matelefone muhabwa, n'ibyo biryo namwe murya, n'izo nyama n'izo nkoko, mwitonde bitaba ari ibyo muzishyura, kuko haba hari igihe muzabyishyura, hari igihe bari bazabyishyura, hari ukabyishyura nabi. Babigisha hasi muri ivugabutumwa
barahari hanze bari kurigiye ko bazabyishyura cyane rwose. nanjye nabiriye nishimye. Abo bigisha ubabwira uwo mwenda, utwo twenda babaguru, utwo dupantaro, utwo dukweto simbabujije kubambika, simbabujije kurya ibi, ariko witonde atabara ibyo uzishyura, ukishyura umubiri wawe. nanjye niwo banyishyuje, ariko sirikoreye. nanjye nishyura umubiri ntari umukobwa, kandi nishyurwa n'umugabo. Tekereza gusa ikintu gikomeye, rya jambo navuze nawe wigize kuvugaho, nubwo wasekusha umupfapfa umuhini nk'ingano, ubupfu bwe ntibwamushiramo. uzo munyuru wandambagizaga yari yarafunzwe, yarafashe umugore ku ngufu. Umvise, niba wari ukata imyaka myinshi muri gereza amanyuru 600, yafunzwe azira viyore ku mugore. umugore yari umwarimukazi ndamwibuka, n'umugore yakoraga muri DRB, simvuga amazina yabo ndayazi, ariko abanyabyumba barabyumva bazatamenya abarimu. ageze muri gereza ntitumye yihana, amapingu yambikwa ajya kwivuza ntatumye yihana, ibi akaga kose ko muri gereza ntigatumye yihana, noneho ahubwo gusambana biracyakomeje, arasambanya abagabo. none ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije, wateshe ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. naramubwiye ntumva rero, namubwiye ibyo bintu ntabyo nzakora, ndamuhakanira ndatsemba, araguma aringinga, arahendahenda, aratereta, toto araraka noraraka, toto uramakana ibintu byose wagiye urya, inyama zanjye nagiye nguha, yarabinturiye. ati umuceri ko uramakana, aba ngumva amuruto kigurya ngo cyadupinga ngo buzakena guforomye. urumva akira dupinga buzakena guforomye. ntisimpinga nawe, ariko ntabyo uzakora, ntabwo ibyo bintu sinabikora. naraga ku bandi babikora, ababikora tureba, agahungu kajyaga kahura n'ingorane kubera ibyo bintu, ntabyo nzakora. uzi kumbwira ngo buzacya yamforomye, uzi ikintu yari akoze, yaranteze umutego. yateretse wa mufungo wancumbikiye ngo azampe ibinini mu biryo bya feneriga byagiraga ukuntu byinjiramo, kuko hari n'akagabo nzi karagakoroje kaje kuzabiha umwana wafunzwe uwo munsi, avuga ngo bino buri gihe tunywa ngo tugire morale, ngo twere kwiheba. umwana arimo arasinzira, yicura rwahanye inkoyoyo, kandi akora muri Croix Rouge. yari umukorozi muri gereza n'imiryango myinshi. Yego, icyo gihe ari umukorozi rwose. Croix Rouge ubwo niba abandi bafasha abarwayi, ariko icyo gihe yagiraga n'imiti yibanze. icyo gihe muri gereza yajyaga utunini twibanze, yeremerewe kudutanga. umanzi yari yarese iby'ubuganga hari, simbizi, ariko yari umukuru ruje. nanjye muri gereza nari umusuguti hari, icyo gihe kera nari umusuguti hari, nabwo narajyanywe n'uwo muntu, uwo munyagwa niwe wanjyanye mu basuguti. ibyo binini se uwo mukuru Rouge yarabigurishaga muri gereza? ntabwo byagurwa, ntabwo bigurishaga, ariko wenda yabigurishaga simbizi, ko ntabwo nzi uburyo babibonaga. we ubwe nzi umwana wafunzwe ari uwo imuhura, nabo bose bavugaga imuhura, abimuha mubeshya ko ari ibyo kugira ngo bibagirwe imibabaro. umwana rero yari azi ko nabinywa ari gusinzira, yarasinzira, araheza n'undi aramwataka n'ubundi. urumva yaramufiteho gahunda, aramwataka n'ubundi, ariko umwana aza kugarura ubwenge mu gitondo, wa wundi akiri muri cya gikorwa. uzi uwo nubwo ari umukuru Rouge, baramukubise, ariko cyane ikintu gihora gihanwa, ntugire ngo hari abantu bajya bagishyigikira. yarakubiswe muri gereza, wa mukuru Rouge. noneho bamufungira mu kandi kantu kari hejuru, umuntu ajyagamo wenyine bitewe n'amakosa yakoze. ubwo rero uwo munyururu wanjye rero umufungwa yafashe bya binyuni, nawe ntabwo nzi ukuntu abibonye, ariko wateretse wa mukuru Rouge niwe wabimuhaye, ubwo ashobora guhura n'ibintu ntibari biguze simbizi. ubwo nyine yarabiguze, abiha wa mufungwa wancumbikiye, amwinginga ngo azabimpe mu biryo. yego, hanyuma nijoro aze kubyuka ku rubaho rumwe, wa wundi aze ampinga nkorera ubutinganyi. uzi ikintu cyabaye? umugenzi wanjye yarabinyeretse ati ngibi kanaka yabimpaye, yagira ngo nzabiguhe usinzire uheze aza guforome. ati ariko ntabyo nzaguha, nzajya mpora mubwira ko mbura uko mbiguha, ko buri gihe turya ibiryo nkabura uko mbiguha, ntabyo nzaguha. urumva ko yakubereye imfura, kuko yaba ari undi bari kumuha amafaranga cyangwa bakamukubita nk'izo nyama n'iki, akaza akabikora. ni imfura se bivugwa? ndakubera imfura cyane, ko mu kindi kiganiro se nzakubwira ukuntu yafunzwe naramuhemukiye. ariko shaka kwitonda ko dufite ubuhamya bw'Imana yakoze. waramuhemukiye, noneho umusanzemo, musanga muri gereza, yanga kukugambanira, ayimenyereye azi kanuni zaho. icyambere acumbikira ku mbaho ze ebyiri, uko zabaga ari imbaho ebyiri, imbaho rwose nyazo. ubwo si byo bya bindi Bibiliya ivuga ko ngo uwakugira nabi umugire neza, ngo nibwo gufata amakara yaka. Bibiliya umva, kandi nari ngiye kugushima ngo ukayamurunda ku mutwe, ubwo yandundaga amakara none. oya, uvuga ngo iyo tuvuge kwa kundi, niba ngewe wenda ngugiriye nabi, wowe ntunyiture inabi nakugirira neza, wowe ukangirira neza, ngo wowe ngo ni nkaho urimo kundunda amakara yaka,
ku mutwe. nyine aramutse uwo muntu bikorera icyo Bibiliya yashaka kuvuga ibivuze byo nibyo we yararimo kurunda amatara ku mutwe wawe. nyine amahirwe nagize amahirwe impamvu amakara atakintwitse ni uko iyo neza naje kuyimenya nkanamenya Kristo nkanamenya ko ariko nimo ndavuga icyo gihe icyo gihe ari kuyanduka biriya byari urubanza ibyo ndimo kuvuga iyo ntaza gukiza umuntu wamugiriye nabi hano ugeze muri gereza uramusanze nyamara we aragucumbikiye nari namugiriye nabi abantu baje no gushaka kukugira nabi arabikubwiye n'ibinini aravuze ati none nzajyamo rambabeshya ko nari naramugiriye nabi umuhungu mu burara hanze twabubanagamo nari namugiriye nabi gusa yabyibuke urakibuka nzapfa mu kindi kiganiro uburyo namugiriye nabi ubwo ntutuzahera wenda ntacyo tuzabikoraho ubuhamya ni wamukoreye ibyo bibi bya bibi byanjye bwa buhemu bwanjye nari namuhemukiye musanga muri gereza ndibuka nafunze ariko wa gatandatu uko abanyururu baje bashagaye wowe gusaka ngo ariko ari akantu ufunganwe wowe ukunosha wowe kubaza ngo uturutse we yaraje mubonye aje nahise mbona ko urupfu rwanjye rurangiye araza aransuhuza ama ikiganza nkimo yarakigumana mbona we afite amarangamutima amvana muri icyo gihiri cy'abanyururu anjyana mu nzu yararagamo bitaga teretwari inzu ndayibuka harimo agatebe kurubaha impande y'ingunguru nyine hari mu masaha y'igicamunsi ingunguru bamaze kuyinjiza hari na bafure hejuru ivuga anyicara aticara hano ndicara akibaza ese kanaka aracyabaho ntaraho kanaka se amakuru ye nkamubwira ariko nzi ko agiye kunyica kuko inabi namugiriye kubaza ngo sha bya bindi wankoreye uribuka inabi wangiriye nanjye hano ngiye kubikwishyura nari nzi ko ibyo birakurikiraho mu gihe nkabona abandi banyururu baraseka baravuga harimo naguye ya ndirimbo yari yamwisi yadutse ngo nge ngwise mutangana yarimo muri bafu muri abandi bakabye nge nkacunga ko agiye kuzana ikintu ngo anyiture inabi namugiriye ariko byarangiye akugiriye neza angiriye inama zo muri ni nawe wangiriye inama ati hano amafaranga 100 ufite yahuriye akapita w'iyi nzu aho bari kapita generali wa gereza ariko na buri nzu yabaga ifite kapita yego ati uramuha 100 akwemerera ko ngucumbikira kuko niba ntayo urarara kwigara ni hasi ku isima ukarara umeze utyo n'utwenda wambaye nta bindi bahitaga kwigara kandi byabaga ari isima by'ibibito bisa n'ibinahanda ntabwo aba ari isima iririsi ni bya bisima nyine bimeze nk'abibeto bimeze nk'ibibeto biba biri tuntu duhanda bino by'ibiheri tumeze by'ibiheri yes by'ibiheri ibyo nagomba kuraraho iyo kanuna yinyigishije 100 ndarimuha ariwe narihaye ariha kapita ndeba ati kuya gucumikira uriya mwana ari kapita aramwemerera ahubwo nawe ntiyari umutinganyi wajya nantinga byibuze wenda yabimbwira we kuko namunaga wenda ariko sinari kubyimira kuko mu mashyano numvaga nta kuri icyo cyari kirimo ibaze rero umuntu nagiriye nabi aha hari inyigisho ivuga ngo iki rero aha hari inyigisho twigisha abantu ngo reka kuremereza inabi umuntu ngo yanze kugutiza telefone umuntu yamazemo amayinite umuntu yagutukiye umwana umuntu yakumeneye ibase umuntu yarakuvuza amagambo wibiremereza hirya yabyo hashobora kuva ibyiza eshamba arabyumvise ndabyumvisha nawe ubwawe ntuzirwe bakakukana wibiremereza ngo bari byishimye imbere ibyo ngibyo hashobora kuva ibyiza ibyambayeho unagiriye nabi yagiriye neza ambwira uburyo arancumbikira ku mbaho ze ambwira uburyo umuntu ashaka kunkoresha ubutinganyi ambwira ko yahawe ibinini ngo azabimpe narinze mfungurwa we musigamo nafunguwe mbere ye musigamo yego ariko ibi byose icyo mbivugira ni iki nk'uko amaze kiri gutuma mvuga ibi ngibi ni ukugira ngo abakiri muri izo nzira kandi umuhini w'amategeko urababaza koko ariko warawutagera hagerwa n'ijambo ry'Imana ryonyine mbese Kristo Yesu wambashishije agatekereza ko ndo kwizerwa aho ntiyabashisha n'uwadukurikira nawe agahinduka akawa Kristo akakugabira umurimo we ukajya uvuga ngibi ngo yaje gukiza abanyabyaha kandi muri abanyabyaha ni njye w'imbere ko ijambo twasomye rivuga wenda twasoreza aha ngaha tukazatangira kandi kace nanone nzakomereza aho ngaho ku buryo nenda rahemukiye uwo muntu nkomeze n'ibindi hafi nzahita ngera kugufungurwa muri gereza hanyuma tuzanavuga nyine ibyo wamwemukiye nibyo tuzaheraho mpite ngera no kugufungurwa maze gufungurwa byagenze gute nafunguwe nzi ko Imana ibaho nzi ko inasengwa ariko aho ngaho muri gereza se abantu bajyaga bakubwirizwa iyi barasengaga harimo na korari bakaza se kukubwiriza ntabwo bambwirizaga byo kubwiriza ahubwo ngiye bajyaga gusenga nawe ukajyayo ubwo nkaza nta kintu baga mfite nkora ya minsi nyine bari batarandibira ngo nge nigendera nkaza nkicara impande yabo nawe kwicara impande yabo basenga bagahuma amaso ngiye nkaya ntabwo nari nzi ngo kuko mfungwa ntabwo nzi mu by'Imana ngo habaho Imana ngo barayisenga
barayimenya ntabyo narinzi, ahubwo nibazaga umuntu bari kubwira ngo bavuze ngo mwami Imana ngo nubwo dufunzwe ngo wadufunga, nkibaza umuntu babwira bikanyobera, njye numvaga hari nk'umuntu bari kubwira bikancanga, ariko n'ubundi niko bimeze kuko ntabwo nari nzi kuvuga ngo hari Imana ngo isengwa ngo babwire ngo iteka ngo turafunzwe ngo twakoze ibyaha ngo ariko ngo watubabarira, ngo nkibaza umuntu babwira umuntu babwira ari he njye numvaga ahubwo cyangwa bafitemo ka Trump bafite akantu k'ubugoryi wenda nihungabana nkabareba gutya ku munsi wenda ndebe ko bari kubwirana, bari kubwira ndi bazi bakaririmba indirimbo zo mu gitabo umva kuri bajya kumva biraryoshye. Nanditse ko wari uzi ibintu byo guterekera wari warabimenyeho wenda nabavuga kuti cyangwa bari guterekera kandi batari kuvuga amagambo yo guterekera ayo narinzi ntayo bari kuvuga, numvaga bihabanye kumva baravuga ariko uwo baravuga ngo iteka Imana buri Mana ngo ibabarira, buri Mana ngo yeza, buri Mana ngo ikomeye ngo watubabarira ngo kanadufungura, ntabwo ari guterekera ibyo ngibyo mvaga nk'umuntu ufite undi muntu abwira wakabaye wenda umundi muntu witwa Imana, ariko njye nkumva nk'umuntu abwira uwo areba nabarebaga ngo bari kubwirana nkabona ahubwo barahumirije bose ameze gutya bose nkumva harimo n'akantu hari kubugoryi hari ko kuba batazi ibintu by'ibisazi barimo, ariko uko iminsi igenda ishira naje kumenya ko Imana ibaho, ubundi Imana nayimenye muri gereza ariko ntabwo navamo nkijwe nsenga ariko navuyemo naramenye ko Imana ibaho ikorerwa imenywa, kuko hari indirimbo zo mu gitabo namenye muri gereza harimo na korari, noneho ahubwo nkajya no kwiyepitanira nabo ntibakemera ntabyo kuguza ntaki ntabyo ubukristo nari ngamije, kuko n'icyo gihe amatora ajyaga asa muri gereza akanabatiza bazanaga n'amazi mu kintu gikuruwe n'imodoka bakabatiza byajyaga bibamo n'ubu byabagamo, ariko njye nta byari bindimo. Aho numva ko nyuma naje nyuma bandibiye nagiye ninjiza urumogi, noneho hanze ninywera inzoga nkaniba iby'Imana nari mbizi ko biriho, ubundi kumenya ngo Imana ibaho irahari ya misi n'ijoro nabimenye muri gereza mfunzwe, ariko sinayikoreye sinanakijijwe kumva ko nakomeje gukora ibyaha byinshi ndi muri gereza. Naribye nasohokaga nkajya ibinyanga n'abakobwa nkabajyamo nambaye iroza, ariko kugira ngo umuntu yibe yambaye iroza umusinzi wambaye iroza ujye mu nkumi wambaye iroza, icyo kintu umva icyo ari cyo, kuko nari naragiye ku rwego rurenze rw'umuntu yatekereza, gifite uburemere. Niyo mpamvu ushima Kristo wiyumviye ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Imana ibamugisha badukurikiye, ijambo ryo kwizerwa Kristo yaje gukiza abanyabyaha muri bo ni njyewe imbere. Reka dusenge Imana, sengera umuntu wazumva iki kiganiro akumva nawe yahinduka cyane. Mana data wa twese uri mu ijuru, sengera umuntu wakumva aho wamvanye naho ungejeje naho unjyanye, akumva nawe yahindurwa n'imiburiro n'ijambo ryawe, akakira Kristo umwami mukiza, umufashe muha imbaraga kandi umukoreshe iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Okay, reka rero ngushimire cyane kubw'ubuhamya bwawe bwiza, kandi nizera ko bazafasha n'abandi nabo bagashobora kuba bareka ibintu by'ibyaha, hanyuma nabo Imana cyangwa se bagakora ibyo Imana ishaka, bakava mu byiza ashaka bagakora ibyo Imana ishaka. Reka rero ngushimire kubw'ubuhamya bwiza cyane uduhaye, nizere ko n'ubutaha nitugukenera kugira ngo uzagaruke dukomerezeho, nizere ko tuzakubona. Muzambona rwose ndahari kandi ndi uwanyu cyane. Okay, komeza ugubwe neza. Akoze. Imana ikomeza kuguha umugisha. Amen. Abantu bibuke kujya kureba ubundi buhamya batanze mbere kugira ngo bamenye uko bajye kuri Ziraziritse TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo, aho hose bashobora kubona ibindi bice bindi byabanjirije ubu buhamya ndetse n'ibindi biganiro byiza twagiye tuganira kandi birimo inyigisho zikomeye. Reka rero tubashimire abari badukurikiye bose bakomeza kugubwa neza, kandi nizere ko mu gihe cya vuba tuzongera tukabagezaho ikindi kiganiro. Rero bibuke gukora bya bindi tutakunda kubabwira mu mazina yabyo, kubera ko ari abantu bakuru barabizi ko subscribe bikenewe, bazi ko ibintu bya like n'ibindi byose ibyo barabizi, kandi n'utuntu tudafata amasegonda menshi, n'utuntu gusa two gukanda ibintu byose bigahita birangira. Bakomeze bagubwe neza rero, kandi nawe ukomeze kugira umunsi mwiza. Urakoze cyane, Imana igumisha nawe kurinde. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira Icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi.